Ukuri gukomeye ku masaro abakobwa bakunda kwambara mu nda, twebwe tukabyita ubusirimu. Kuri benshi si uburaya nk'uko kenshi tujya tubitekereza. Dutangiranye amagambo agira ati: mwana w'Imana nyumva kandi unyumve nonaha. Ndabizi ubu butumwa burarakaza abantu benshi, gusa ibyo ntabwo mbyitayeho, ngomba kubuvuga. Bibiliya ivuga ko ugomba kuzamenya ukuri, ubwo uko kuri nako kugatuma wishyira ukizana. Urumuri iyo ruje akenshi umwijima urahunga. Ubu butumwa ugiye kumva ni nk'urumuri. Nuko ni ubutumwa burafungura amaso ya benshi, by'umwihariko abagabo ndetse n'abagore muri rusange. Bishobora kuza kuba impaka kuko ni ubutumwa bushobora kuza kurwanywa, ariko ukuri kugiye kujya hanze. Waist beads, amasaro yambarwa mu nda. Byagorana kubona umuntu utazi aya masaro kubera ko abagore hirya no hino abakobwa barayambara, cyane mu bihugu bya Afurika. Noneho uze kubyumva witonze. Mu buzima nta nkuru ivugirwa ubusa ku musozi n'umugani. Abakobwa benshi, abagore ntabwo bambara bene aya masaro kubera ko babikunze. Bake, ndasubiramo bake cyane, kenshi banayambara buhumyi, bapfa gukopera bagenzi babo, nyamara ntibazi ingaruka z'aya masaro ku buzima bw'umwuka n'ubugingo. Benshi dukunda kwigana imico nta gusesengura dushizemo. Ni ibintu biteye inkeke, ariko ninde uzi ngo abari gukora iki? Amasaro yo mu nda ntabwo asanzwe, asobanura byinshi mu buryo bw'umwuka ndetse n'ibigaragara. Ku bakobwa benshi mu bazi ibyo bakora bambara aya masaro bazakubwira ko ntacyo avuze, gusa jya wibuka ikintu kimwe: nta gisambo na kimwe cyakwemerera ko kiba, kiretse byonyine iyo gifashwe. Nitugera ku musozo w'iki kiganiro, benshi baraba bavuga byinshi, ariko ukuri kudasanzwe ngiye kukubwira. Nuko aya masaro si ay'umutako, si ukuyakunda, si ay'abasanzwe. Amenshi muri aya masaro ubona ni imigenzo ikomeye cyane, yihishemo imbaraga wakwita iza sekibi, ziha aba ububasha bwo gukurura abagabo no kubagusha mu mutego. Nakubwiye uraza kumirwa. Ku bagore benshi aya masaro ni nk'ubwihisho bw'imyuka mibi cyane ko benshi muri aba baba bakora uburaya cyangwa se ibisa n'uburaya. Ntushobora kumenya ukora uburaya urebeye ku myambarire gusa cyangwa se ku maso, kubera ko bamwe muri aba barambara bakikwiza. Bamwe baba mu nzu z'abase z'imiryango yabo, bitwara neza, bambara neza, bakagira imico nta makemwa, ariko bagakora mu ibanga aho tutareba. Bazakugora kumenya ibyabo. Abenshi muri aba bagore baba basura inzu za gipfumu, ku buryo abaganga gakondo babaturiraho imigenzo ikomeye. Imigenzo y'iki? Yo kubarinda. Ni amasaro yo mu nda. Umwe mu mimaro yayo cyangwa se iyo migenzo ni ukubarinda indwara z'umwuka, ubwandu, ingaruka z'iby'umwuka cyangwa se mu by'umwuka zo gukora imibonano ihuza ibitsina myinshi itandukanye. Mbere yo gukomeza, mwibuke mukande like kuri iki kiganiro, mukore subscribe kuri channel yanyu. Hano tuvuga amabanga, nubwo muzajya mubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bigisha buri munsi. Nitwa Samuel Mugisha, ibi birihutirwa. Nuko rero ni nuko aya masaro ahinduka agatabo k'ibanga bagendana k'imigenzo. Biba bisa nkaho abahereza ukwigirira icyizere, imbaraga ndetse no gushikama mu bikorwa byabo bibi. Niyo mpamvu ushobora kuzabona umugore umwe cyangwa se umukobwa yihanganira abagabo umubare utabara nta kunanirwa. Haba hari ikintu kiri gukora akazi hirya y'iby'amaso abona. Kubona umugore yambaye aya masaro, niyo yaba ari umugore wawe, ni ukwitonda, kubera ko benshi bazakubwira ko ari ukubikunda, gusa ikibi ntikijya kivuga ngo ndi ikibi. Biba bisaba kuba maso, ndetse kenshi bisaba gusenga ngo tubashe kwerekwa ibitagaragarira amaso y'abantu, kugira umenye uko uhangana nabyo no kubyitwaramo. Byagutungura kubyumva. Nyamara amenshi muri aya masaro ngo avanwa mu bapfumu.
Abagore bamwe bayakoresha bashaka gutsirika no kugenzura abagabo babo. Abagabo babo babahindura acishwa. Ni amagambo ndi kugusomera. Uzasanga buri kimwe umugore avuze umugabo yubaha, akayoboka bidasanzwe kandi bidasabye kumenya ngo ni ukubera icyo umugore abitegetse gutyo. Ngo akenshi iyi ni imivumo, imbaraga z'ikibi aya masaro aba ahatse, imbaraga zikora cyane nyuma y'uko uryamanye n'umugore uyambaye n'ingaruka zayo nyine. Sindi kukubwira ngo uhunge umugore wawe, ngende kuguha ubumenyi. Hari abagore bamwe nibyo bambara amasaro bujiji batazi ngo ni ibiki, bari mu kigare ariko ari nko kwigana gusa. Ariko iyo niyo mpamvu ugomba gusaba umwuka w'Imana kugendana nawe kugira ngo uhumuke, ntukabeho nk'injiji. Irindi banga ku bagore bamwe, aya masaro bambara mu nda nk'igitambo cy'imyuka mibi. Imyuka mibi ku buryo benshi muri bo baba mu miryango y'imyuka mibi ikomeye cyane, ndetse na za kirazira zijyana n'iyo myuka mibi itagaragarira buri wese n'amaso masa. Aya masaro nicyo kintu kibahuza n'iyi myuka mibi rero, ariko ntabwo babikubwira. Hari n'abakubwira ko ngo ari amasaro yo kugenzura ingano y'umubiri wabo, umubyibuho no kuwucunga. Baba babeshya benshi, ni amagambo. Niyo mpamvu nk'umugore ntukambara aya masaro ngo nuko ubona benshi muhura cyangwa se ubona bakuri iruhande bayambara. Aya masaro ni ikindi kindi, kubera ko niyo utangiye kuyambara abantu batangira kukubona mu buryo butandukanye. Ese wowe ntabwo ibyo bintu wigeze ubyibaza? Bamwe bazaguheza, abandi bazagukekera ibintu utabasha no gutekereza. Ni ikosa kwijandika mu bintu buhumyi, ni ikosa kwijandika mu bintu utazi isoko yabyo. Jya umenya inkomoko, ibaze icyo bivuga, ibaze icyo Imana ivuga, ibaze uko abantu bazakubona. Ibyo bisaba ubwenge. Abakobwa bakiri bato bakunda kugwa mu kwibeshya cyane, bityo bakisanga mu bintu byinshi n'imigenzo batazi n'ikiganisha cyangwa se nahiganisha. Umugore wambara aya masaro ku mugabo kuryamana nawe ubusa n'uwinjiye mu masezerano nawe ubwawe utazi uko yasinwe. Uku ni nako igeno n'ahazaza by'abagabo batari bake byangirika batabizi. Abagabo rero ni ukwitonda, ni ugusenga, mubaze Imana ibibakomereye, ntimukitware buhumyi. No kwambara bene utu dusaro mu maguru bivuga ikintu gikomeye cyane kuri aba bagore. Bamwe bayambara batabizi, ariko benshi bazi icyo baba bari gukora. Amasaro menshi muri aya ashinzwe gufunga no gusirika abagabo. Kuryamana n'umugore nk'uyu, kugenzurwa uba wabitangiye. Uzatangira gukora ibyo ashaka, utanga amafaranga, utangire umugure amamodoka niba ufite ubushobozi. Ariko uzatangira gutagaguza amafaranga yawe uko ubonye, nta no gusubira inyuma, kandi gusobanukirwa impamvu bikora bizakugora. Ntuzigere ufata ahazaza hawe ngo hagurane ibyishimo by'iminota ibiri. Nk'umugabo wubatse umugore, nimwitonde. Umugore natangira kwambara aya masaro mu rukenyerero rwe, ikintu kibanga kizaba kiri kuba mu bwihisho nawe utazi kandi utareba. Namwe bagore muyambara buhumyi, ndi hano ngo mbabwire kutazongera guhera uyu munsi, ntimukabe injiji. Muri make, amasaro yo mu rukenyerero ntabwo buri gihe ari nko kurimba, si ubusirimu. Akenshi ni ibikoresho by'imyuka itagaragara, imigenzo ndetse n'amasezerano hagati y'imbaraga zitagaragara. Bamwe bayambara buhumyi, abandi bazi ibyo bakora nabo bakayambara. Genda ushake mu mateka cyane cyane y'Abanyafurika ubwira ibyo uraza kubona. Bisa naho abagabo n'abagore bakwiye kuba maso kandi bagasenga, bakaba abanyabwenge. Ndabizi ubu butumwa wabukunze, reka tubusangize inshuti zacu rero ku kigero gihagije. Reka ukuri kugere hose, reka abantu bumve ko twabashyize hanze ahagaragara, ariko bakire basi. Ndabizi ufite icyo nawe ubitekerezaho, niyo mpamvu ngusaba kumbwira icyo ubitekerezaho muri comment. Mukore subscribe munyimone magambo n'inama bibigisha. Imana ibahe umugisha.
wifuza kumpa ibitekerezo kunsaba ingingo nagukuraho mu buryo bw'ibanga, nomero ya WhatsApp ngiyo 078 2621130 ndetse email yacu yo ni montagne-@gmail.com. mutwandikire aho ngaho, ntabwo dutinda kubasubiza. Nshuti bakunzi bacu, turishimye ko mwakurikire Tele Montagne Rwandaise. Ikiganiro nta tugisoreje. Iki kiganiro wagikunze, manuka munsi iyi video wandike ijambo rigira riti duhereza ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege ndusho kubareza ibiganiro byinshi byiza bibigisha buri munsi. Ku kirahuri cyanyu ahagana iburyo hari ibindi biganiro wareba birenga 500. Mwibuke mukuri subscribe, ibi birihutirwa.